ese niyo Bosco wowe gute konje we sometimes ngende muzima nanjye ndi umuntu umaze ndi umuntu urangije kuryamana n'abakobwa benshi ubuse tugukomera amashyira ngaho bishimirwe Nyabusa we. ariko nzi ko hari iminsi nijoro ngera nijoro nkagenda nkagerageza gushyirayo bikanga wowe uri murashirayo urabona ubona aho kiri ushyira iki bisobanura kuko ufite ukuntu twambwiye kube transparent ntabwo uri kuba transparent kandi nanjye ntabwo ndi bumube. niyo Bosco urashaka ko ma transparent bivuge neza nuvuga ikintu kibi ahita mvaho kandi urambwira mu be transparent kandi urambwira ngo nivuga ikibazo cyo gushyira ahubwo cyo gushyira na uvuga nyine uko washaka kubivuga ariko utabaye umuntu w'igihindugembe uvuga ibyo abonye. Igihindugembe urakizi urumva Ikinyarwanda rwose nawe cyarakwisobye pe. ariko Ikinyarwanda urabizi ko mugiye munyigisha gahoro gahoro ari n'amagambo menshi njya nigira kuri wowe. Wajya kuvuga ngo nya ukayigira na wenda wajya kuvuga ngo wenda uvuze nk'abanyamuhe kaba ngo n'abanamuhe. urambeshe abanyamuhe bahita bavuga abanamuhe. Inyanja ukavuga ngo ni inanje. oya iyo bigeze nijoro ukajya gutera akabariro ntibikugora kugira ngo winjire aho umukobwa ari. aribwo ngiye gushaka mwana. ariko kubera imyaka ufite buriya ku myaka 47 nzayanze umugure wambwiye ngo waryamanye na benshi. nuko wahukanye nari kukugira pare. unkwepeye question warunwe unkwepeye nuko wahukanye nari kukugira pare kazabwira izo nama zose. Bazajya mubwira ukuntu batera akabari.